nibadushyira imbere kugira ngo twe gutambuka. Turazisenya mu izina rya Yesu, turazisenya mu izina rya Yesu. Imbaraga zitunaniza, imbaraga ziturwanya, imbaraga zifata umugisha wacu. Tota sinima hebi enima kita pifonema shandondirazo pifonema ndowa. Imbaraga zari ziboshya abantu, wa mbaraga z'umwijima we turagutesha agaciro mu izina rya Yesu. Gendera umuntu wese muri twebwe, uzura ibyapfuye byo mu bugingo bwe, uzura ibyapfuye byo mu buzima bwe, wongere ubihe ubuzima mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese muri twe yongere kukubona bundi bushya. Urakoze, turagushimiye kudahinduka, turagushimiye kudahinduka. Imbaraga zawe zirahari kandi zirakora, kandi ndagushimiye ko tugiye kongera kuzibona bundi bushya, kubera ko uri umwami wo kwizerwa, kandi muba kwizera ntawe uzakorwa n'isoni. Tugukomeye amashyi, babyeyi baguye impundu. Uri data wa twese mwiza, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mu isezerano rya kera mu gihe cy'Abisiraheli, murabizi ko kugira ngo babarirwe ibyaha habagaho igitambo, akabaho n'umutambyi w'igitambo. Urabyibuka? Iyo abaturage babaga bakoze ibyaha bisha amategeko y'Imana, bafataga ihene cyangwa intama cyangwa intungura ariko bidafite intenge, bakabishyira umutambyi, yarangiza akabatambira kugira ngo babarirwe ibyaha. Hanyuma aba batambyi rero batambiraga abandi nabo babanje kwitambira, kuko nabo bari abanyabyaha. Ariko turashimira umwami Yesu, umutambyi wacu, ko mbere yuko adutambira atabanje kwitambira, kubera ko ni umukiranutsi kandi akiranuka muri byose. Abaheburayo igice cya 4 murongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ngo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, uretse ko atigeze akora icyaha. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yesu ni umutambyi, yasimbuye ubutambyi bwa kera, kandi we ntabwo ari umutambyi w'umunyabyaha utambira ndabanje kwitambira, ko ni umukiranutsi iteka ryose. Hanyuma icya kabiri ni n'igitambo. Uriya mutambyi bamuzaniraga igitambo, yarangiza akagikuramo amaraso agatambira abantu kugira ngo babarirwe ibyaha. Hanyuma ubwo byumvikane ko igitambo icyabaga kigenderewe n'iya maraso yo mu gitambo. Turashimira Yesu ko yemeye kubabazwa, akemera kumera nka za ntama, akigira nka za ntama, nka za hene batambaga, birumvikana zarababaraga kugira ngo amaraso aboneke. Yesu nawe yemera kubabara kugira ngo amaraso aboneke, kubera ko amaraso atabonetse ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Yesu yarakoze cyane. Reba kuva mu ijuru ari Imana, agasiga icyubahiro yari afite, akemera kuza mu isi, akemera kwicisha bugufi ku buryo yemera kwigira igitambo. Igitambo ntabwo nyine amaraso yakibonekamo kitababajwe, niyo mpamvu Yesu yagombaga kubabazwa, ndetse bakanamushinyagurira cyane kugira ngo amaraso aboneke, kubera ko niyo mpongano y'ibyaha by'abari mu isi, ariko bazamwizera. Ari umwanditsi wavuze ngo iyo Satani aza kumenya agaciro k'amaraso ya Yesu, ngo abamwishe ntabwo yari kwemera ko bamwica bamubabaje, bamukomerekeje, ngo yari gushaka ukuntu nyine ngo bamuniga ku buryo nyine atamena amaraso. Ariko ngo kubera ko atamenya agaciro k'amaraso ya Yesu, ngo yatumye n'abamukomerekeje ahubwo bakabya, ngo baramukomeretsa cyane, kumbe ngo uko yakomerakaga cyane akava amaraso menshi, ngo byari kugira ngo natwe tuzakizwe turi benshi. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 24 yaravuze ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Aravuga ngo mwegereye amaraso aminjagirwa, avuga ibyiza kuruta ya Abeli. Muri ibyo yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo yambonyeho ngo ntacira urubanza rube, ngo ahuganye tumukiranutse. Hari abaririmbyi njya numva baririmba bakavuga ngo twari gukuraho ngo intuma cyangwa intama. Ibyo byari bitambo Abisiraheli batambiraga Imana yabo. Twebwe abanyamahanga batari Abisiraheli ntabwo twari dufite Imana rurema. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abefeso igice cya 2 yarababwiye ngo namwe yarabazuye. Ubu turi abantu Imana yazuye, turi bazima mu buryo bw'umwuka. Ngo mwebwe abari barapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Murongo wa 3 w'igice cya 2 cy'Abefeso aravuga ngo kubwa kavukire yanyu mwarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Murongo wa 4 uravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, muyiramburira amaboko tuyishimire. Imana ni umutunzi w'imbabazi, Imana ni umutunzi w'imbabazi, kandi imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi
ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Abizera mu buryo bw'umwuka turi bazima, ntago tukiri mu rupfu. Yesu yaratuzuye kandi dufite ibyiringiro ubwo turiho tuzabaho na nyuma y'ubu buzima, kandi tuzabanaho nawe. Yohana yaravuze ngo bakundwa, ngo ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntago kurerekanwa, ngo ariko Kristo niyerekanwa ngo tuzasa nawe, ngo kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Abantu bavutse ubwa kabiri nibo bafite ubushobozi bwo gusasa n'Umwami Yesu. Nawe wavutse ubwa kabiri? Wavutse ubwa kabiri? Uwo muntu mwegeranye sa n'umwirata w'umubwire ngo nzasa n'Umwami Yesu. Haleluya. Kandi iyo tuvuze kuzasa na Yesu nimugire ngo ni ibintu byoroshye. Yesu ni umugabo mwiza, ni umugabo mwiza uzuye imbabazi, uzuye urukundo, uzuye ubuntu. Ni umugabo mwiza cyane ku buryo anafite ubwiza butangaje. Yigeze yiyereka Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, kandi murabizi ko babanye imyaka 3 n'igice, ntimubyibuka? Ariko yaramwiyeretse kubera ko yasubiye mu bwiza bwe, atamikimeze nk'uko yarameze akiri mwiza. Yohana aramuyoberwa. Haleluya. Ngo yamubonye ari hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza, ngo abona afashe inyenyeri mu kuboko kw'iburyo. Hanyuma ngo abona umutwe we n'umusatsi, umva ukuntu Yesu ari mwiza, ngo umutwe we n'umusatsi ngo byeraga nka sherege cyangwa se nk'ubwoya bw'intama. Hanyuma ngo amaso ye ngo yavagamo ibirimi by'umuriro, akanwa ke ngo yasaga n'ibirimi by'umuriro, akanwa ke ngo kavagamo inkota ityaya mugi yombi. Umva uyu mugabo ukuntu ari mwiza. Hanyuma ngo yari yambaye ishuka ayikenyeje umukandara cyangwa se umushumi w'izahabu. Ngo arebye amaguru ye, ibirenge bye, ngo abona bimeze nk'umuringa w'umuteke watunganijwe mu ruganda. Yohana mubonye aravuga ati iyi ni Imana tu, ngo ahita amwikubita imbere nk'upfuye. Yesu arangije amufata ukuboko aramuhagurutsa, aramubwira ngo witinya Yohana, ndi uwa mbere nkaba n'uw'imperuka. Ngo icyakora nari narapfuye, icyarapfuye, ngo ariko noneho ndiho, ngo kandi mora witeka ryose. Aramubwira ngo kandi ifite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Hanyuma rero Bibiliya nitubwira ngo tuzasa nawe uko Yohana yamubonye asa, niko natwe tuzasa. Ntago mubyumvise? Uko Yohana yamubonye asa, yarasubiye mu bwiza bwe, umunsi azagaruka kutuzamura mu ijuru, natwe niko tuzaba dusa. Muhumura bizera, dushonje duhishiwe. Haleluya. Dushonje duhishiwe. Habera bazi aho tuzaba ni heza, kandi natwe tuzaba turi beza. Mundebere namwe Stefano bamuteye amabuye, nubwo ariko babazwa nuko bari kumutera amabuye, ariko ngo arerekwa. Ariko abantu bari mu mwuka baratangaje. Umuntu bamutera amabuye akerekwa. Kandi ngo yeretswe ahita abwira abari bari kumutera amabuye, ngo ababwira ibyo yeretswe. Arabwira ati muzi ko munteye amabuye nkerekwa, bagahita bamutera ndagabwira ati nyamara nderetswe. Bati subonye cyangwa ababwira ati mbonye ijuru rikingutse. Kubera abanyamubiri batabyumva bati umva kandi ijuru se, ijuru urareba ijuru nta soni uri Imana. Ngo bamutenda babwira ati irekwa uko riragutse, ati mbonye Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Kandi Yesu ababwiye niwe uri gutuma bamutera amabuye kubera ko batamwemera. Mbonye Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, bamutera amabuye, umutima ugiye guca, aravuga ati icyo mukoze ntago mukizi, mwishe umuntu ari bushyingurwe, umuntu w'inyuma, ariko umuntu w'imbere agiye ahantu heza kurutaho w'inyuma avuye. Arangera bango Imana ntibabarewe icyo cyaha, murakoze kunyura kuva ahubwo nkigire wacu. Nubwo aho bari ari muri paradizo batarabona Umwami Yesu, ko tuzamubonera rimwe, sinzi niba mubizi. Mwari mubizi? Umuntu uvuye inaha ajya kurindirira muri paradizo. Sifa kwa Mungu. Yesu aziyereka itorero, azatwiyerekera rimwe twese. Yewe n'Imana Data tuzayibonera rimwe twese. Icyo baturusha nuko aho bari baguwe neza, bararuhutse. Nyina ahantu heza muri paradizo. Kandi paradizo yo mu gihe cya Yesu cy'itorero itandukanye n'iya kera. Iya kera aho yari iri, Satani yarabakubaganiraga. Ntago mwibuka muhanuzi Samuel? Murabizi ko yari umukiranutsi pe. Yari umukiranutsi. Yigeze anahagarara imbere yabo yarayoboye, y'abaturage yarayoboye. Arabaza ati ari ikintu mucinja? Bati rwose uri umusaza mwiza pe, batukorera Imana uri umukiranutsi. Ntiyari umukiranutsi. None umupagani Sawuli
Sawuli yayoboye imyaka 2 Abisiraheli, indi myaka 38 yayimaze yirukanka na Dawidi, umupagani mubi. Mwabyumvise? None ikintu gitangaje ngo byigeze bimucanga, ajya ku gakecuru k'indori kagapfumu ngo ajya kuraguza. Ngo bashika Sawuli baramuzamura, bagira Samweli baramuzamura. Barindiriraga Satani yarahageraga, kandi impamvu yahageraga nuko yaragifite ububasha ku mwana w'umuntu kubwira icyaha cya Adamu. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi Samweli ngo yabwiye Sawuli ngo niki gitumye unkubaganira. Urumva Satani yarahageraga, n'abantu bakorera Satani barabakubaganiraga. Ariko Yesu amaze kwambura Satani ubushobozi yarafite kubakiranutse, ngo yakinguye ibituro by'abera. Amaze kuzuka babonekera abantu muri Yerusalemu, paradizo yayimuriyeho Satani adashobora kunutsa amazuru. Niyo mpamvu haleluya abizera aho barindirira baguwe neza ku buryo bukomeye cyane. Imana ishimwe. Impamvu uvuze ngo Yesu tuzamubonera rimwe, Paulo yandikira Abatesalonike urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 16 yaravuze ngo kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru, ngo azarangurura ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, ngo abapfiriye muri yo nibazagira gute? Nibo bazabanza kuzuka. Nabo nyine bari muri paradizo bazabanza kumva ijwi rye, nibarangiza bamusanganire. Ngo natwe abazaba bakiriho tuzahire ko tuzamurwe dusanganira umwami wacu mu kirere. Aravuga ngo nuko tuzabana nawe iteka ryose. Urumva basinzire n'abakiri bazima tuzabonera rimwe umwami Yesu. Imana nayo tuzayirebera rimwe, kuko nitumara kubona umwami Yesu azadupimira imirimo, aduha amakamba, narangiza ajye kuturocinga, ajye kutwereka se. Ariko Mana we ajye kutwereka se. Kandi ntabwo tuzaba twambaye iyi mibiri irwara, iyi mibiri ibabara, iyi mibiri ifite ibibazo. Za minervari ziraboneka zitenda bizuba, ababyeyi muhagaritse imitima. Ndashimira Imana ko ari ubuzima tuzabamo abana batatwaka minervari. Tikada udasonza utambara twambaye ubwiza bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Hanyuma bashumba njya nibaza niba ari byiza kubana n'umwami Yesu tukiri muri ubu buzima, bizamera bite umunsi tuzaba turi kumwe nawe imbona nkubone? Murumva bizaba bimeze bite? Sifa kwa Mungu. Bizaba bimeze bite? Bizaba bimeze bite? Noneho nahoze nimo ndibaza, muri imbye yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye, ngo abandi bari mu nzira. Ubwo abagezeyo yavugaga n'abari muri paradizo, abari mu nzira n'abari muri Kristo Yesu. Naribajije ko Yesu azadushyira Imana turi benshi, ubu koko ntabwo tuzakingirizanya. Uruba tuzaba turi benshi. Kuko itorero rya Kristo ni rigari cyane, rituruka mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose. Nyina bamwemeye bose bakizera izina rye. Baba yindi bahindutse kuba abana b'Imana, twese tuzaba duhari. Imana ishimwe cyane. Uyu Yesu rero waducunguye tuzasa nawe. Hanyuma nicyo yaragamije, ubwo naho nari mifatiye mvuga biriya byose gusobanura umurimo w'ubutambyi wa Kristo. Twabonye ko ari we mutambyi, ni nawe gitambo. Imana ishimwe cyane. Yavuze ibintu byinshi, ageze kuri iki gice cya 13 umurongo wa 18 aravuga ngo Yesu Kristo nababwiye nyitangira kwandika ntahinduka. Uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azagira gute? Niko azahora. Icyambere ntahinduka mu miterere. Imiterere Yesu ni iyihe? Ni umunyarukundo. Urukundo rwe ntabwo rujya ruhinduka. Ni umunyembabazi, ntabwo zijya zihinduka. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Ntabwo ajya hinduka. Ntabwo ajya hinduka. Urukundo yakundaga bari mu Isa kiza kubacungura, na n'uyu munsi nibwo akidukunda. Imbabazi yatugire ntabwo zigira akagero, ntabwo zijya zigabanyukirwa, ntabwo zijya zicuyuka, ntabwo zijya zishira. Urukundo yadukundaga kiza kuducungura, na n'uyu munsi nibwo akidukunda. Imbabazi yatugiriye na n'uyu munsi arazacyazi dufitiye. Kandi Imana ishimwe ko ngo yishimira kuduha ubwami. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icya kabiri adahindukaho, ntajya ahinduka mu bushobozi. Ndagira ngo mbatangarize ko umwami twizeye ni umunyabushobozi. Niwe ukinga ntihagire ukingura,
niyo ukingura ntihagire ukinga, niyo uvuga bikaba, niyo utegeka bigakomera, niyo ufite ubutware n'ubushobozi ku kintu cyose, kandi imbaraga ze ntabwo zijya zirangira. Reba umugabo ukiza abarwayi akazura n'abapfuye. Reba umugabo ufata umuntu unyunyutse ukuboko yarangiza agashyiraho misikere ukuboko kongera kukaba kuzima. Reba umugabo ufata umuntu ubana n'ubugamo bwo kutabona, yewe n'aho amaso ari ntahahari, yarangiza agatoba konda akamusigaho akamubwira ati genda wiyuhagire, amaso yarangiza akaza. Uyu mugabo afite imbaraga. Uko mumubona yari ameze cyagiye dusoma muri Bibiliya, na n'uyu munsi ni kwakiri. Ikintu adusaba ni kimwe, aradusaba kumwizera. Kugira gute? Kugira gute? Biriya bintu ubona yakoreye abantu bo muri Bibiliya, ba Aburahamu bamo ibintu yabakoreraga, nawe byakubaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo wongere uzamure kwizera, wongere uzamure kwizera. Umwami Yesu ntayi uko yari ari cyo gihe, uko yari ameze agabanyamo kabiri inyanja itukura, na n'uyu munsi niko akimeze. Uko yari ameze azura Lazaro, na n'uyu munsi izo mbaraga aracyazifite. Ndashaka kubahumuriza, umwami twizeye ni umunyembaraga kandi ntabwo ajya ahindurwa n'imisi cyangwa ibihe. Imana katurebe inkuru imwe muri Bibiliya hanyuma tuze kureba uruhare rwacu mu kugira ngo ubushobozi bwa Kristo bukorere muri twebwe. Murebe muri Luka, wenda ntimujyeyo, murasomera mu rugo, igice cya 8 umurongo wa 40 kumanuka hasi. Hari inkuru z'umugabo ubona ko wari umupasteri, ko birivuga ngo yayoboraga isinagogi, witwaga Yayiro. Yes, Yayiro muramuzi muri Bibiliya Luka 8. Uyu Yayiro ngo yayoboraga isinagogi. Isinagogi byari ibyuma by'amasengesho byo mu Bayuda basengeragamo. Hanyuma ngo yari afite umwana w'ikinege wari ufite imyaka 12. Uyu mwana ngo aza kurwara, arwara indwara ikomeye, abona na hundi muganga wamuvura uretse umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ahaguruka iwe agiye gusaba Yesu kwaza kumuvurira umwana. Hanyuma akimara kubwira Yesu ngo mfite umwana urwaye kandi rwose ndakwinginze ngwino ujye kumukiza, Yesu yahagaritse byose arangije yemera kujyana na Yayiro. Bari mu nzira hari umugore wantangaje wari ufite kwizera gukomeye. Yayiro impamvu yagiye kureba Yesu kugira ngo amusabe ko ajya kumukiriza umwana nuko yari amwizeye. Nuko yarageze gute? Hari umugore rero wavumbutse nawe muri urwo rugendo rwo hagati yaho bahagurukiye. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Yesu ntahinduka, uko yarari cyera n'uyu munsi niko ari kandi niko azagira gute? Nugaragaza uruhare rwawe, imirimo ya Kristo izagaragara kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndashaka ko dusenga. Ariko kwizera kwawe ni ukuri Imana igukuze kwaguke mu izina rya Yesu. Umwami Yesu ashobora. Hari abantu baba barashyiriyeho Yesu umupaka, babeze nk'aho mudiyakoni wo kwa Yayiro, bavuga ati wikirirwa urushya umwigisha. Biriya byo rwose ntabwo yabishobora, ntabwo wowe ubishoboye, ariko Yesu arabishoboye. Biriya ntabwo byashoboka kuri wowe. Imana yacu ishobora byose. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Sifa kwa Mungu. Kandi amahirwe tugize nuko Yesu wari umeze guki icyo gihe, na n'uyu munsi ariko akimeze. Ntabwo yigeze ahinduka, ntazigera ahinduka. Abamushatse baramubona, abamwizera ntajya bakoze isoni. Yesu afite imbaraga, arashaka ko tumwizera. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga isengesho ry'uburyo bubiri. Icya mbere tugiye gusaba Yesu kugira ngo azamure kwizera kwacu. Hanyuma namara kuzamura kwizera kwacu, turaza kumwereka ibibazo dufite. Kandi Imana ihimbazwe cyane ko aracyaraza kubikoraho. Kandi biraza kukubera uko wizeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kansabe n'ubundi